kazi nukora warabona mwizamu ari bashobore ariko yunamye ari hehe abo ni abakinnyi bo muri sinema rero ngo dore bari kwishyushya bagiye gukina umupira Sadamu uriya ndarimo arayitsekagura hasi ni Damur ni Idi Papa Idi ni Papa Idi naba nawe ariko Damuru ntibibaho iriya ndaye rwose yatumaho dore ngabo usanga bari kwishyushya kandeba uwo ndi bufane muri bo arimo nawe ndagowe noneho bose wacu ngo bamenye yagiyemo dore nguriya iyi namubonye oya buriya wa diredi ni nuza reba oya ako mama sava uri ikibana reba hano nibwo bareba neza wamubonye Soreye ahayowe ariko noneho kotini uranga ntabwo dore shapu nyezamu ese shafu yohagarariye ikigo yego ko bamutsinze kare yaba mungira ni shafu sentire y'umukara reka tuze turebe noneho umuntu witwa Papa Didi reka tuze gusaba no ku kipe y'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma baze kuduhereza abakinnyi 11 bagiye kubanzamo uyu ni umukino ugiye guhuza ikipe y'abakinnyi ba filime mu Rwanda ndetse n'ikipe y'abakinnyi bakora mu nzego z'akarere ka Ngoma mukomere amashyi umuntu wese wagize iki gitekerezo cyo kugira ngo uyu mukino ubeho ariko by the way ntabwo uyu mukino kugira ngo ubeho nicyerekana ko igihugu cyacu gifite amahoro ndetse n'umutekano mukomere amashyi inzego zacu zishinzwe umutekano ziyobowe imbere n'ingabo z'igihugu polisi y'igihugu cyacu ndetse n'inkeragutabara mu bakomera amashyi tutibagiwe na daso muzikomera amashyi nazo aho ngaho bimeze neza cyane twavuye i Kigali turinda tugera inaha dufite umutekano kuri gahunda yatugereyo amahoro ndinda murinde hamwe na polisi y'igihugu kabisa n'ibintu bimeze neza cyane ugiye gutangira anje kurya ifoto kugira ngo ariko buri kantu ntawe urimo reka tuze turebe uko bimeze rero ariko tubanze dushyiremo umuziki ngo dushyiremo akaziki harya umuntu w'ingoma nigera ariko nibutse ko ahangaha hari umuntu ingoma uraturuka bamaze kudusiza igitego none baryamye hasi akayobora neza aravuze ngo muzasuzumwe mu karere mfitemo inshingano igitego kimwe cya Ngoma baba we abakinnyi ba filime bari gukina filime mu kibuga rebera bamenye iki ni igikorwa kiri guhuza abakinnyi ba filime mu Rwanda ndetse n'abazikora hamwe n'ubuyobozi yego bari kurikura
kwikuramo ntabwo biba byoroshye si twe turi nyinshi mu kibuga ambulance yaje reka tuze turebe uko n'ibintu bimeze arashotse abakinnyi ba filime nibo bamufite ibi ngibi bisaba kunywa amazi menshi bisaba kunywa amazi menshi ukareba umupira reka dushimire meya wacu hamwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma inzego z'umutekano ziyobowe n'ingabo z'ashose narindi kuvuga reka nshimire aba bakinnyi bacu bose uyobowe imbere n'umuyobozi wacu w'akarere ka Ngoma meya wacu dukunda umubyeyi mwiza kuba yaje umukinnyi wacu baramuvunnye nziza cyane iyi ni hoteli izatwakirira abakinnyi mpuzamahanga abaproducer bakomeye bazaturuka ku rwego rw'isi abakinnyi ba filime bakomeye muri Afurika ni hoteli izabakira neza cyane tugera nayo umunsi ku wundi hoteli Soroba naufashe Soroba Didimani Soroba ari kumubwira ngo barawumwambuye ayaya imiziki yabaye myinshi mu mutwe Soroba ati nikosa tugiye kurihana ati tugiye kurihana reka turebe arashose bene niwe ufite ukuntu bari kutabira ariye n'agashimwa kabiri reka turebe yewe bamenya arakemangwa rero umunsi icyo twabakoreye cyane tubanza kubagamira abakinnyi bacu bari kubavuna ntabwo n'umukoze reka turebe umuyobozi wacu niwe ufite aracyari umusiporutifu reka nimero yo uriya muyobozi nawe ntabwo yoroshye imana imbabarire ibi bintu ubungubanga kiba arimo Dr. bamaze kudutsinda bibiri Sami kiba yari arimo ntabwo tuba dutsinzwe ndi kurogirita dore bamenye umupira yewe we mana we reka turibe Beni ari gupasa abandi bantu Beni imitoma ko yabaye myinshi mu kibuga reka turebe mukomera amashyi Mashariki Africa Film Festival kubera ko yatuzaniye ibyishimo by'umupira muyikomera amashyi ibintu bigende neza cyane ubuyobozi bwacu nibwo bufite arashorera neza cyane akubita icenga tempresa ari gushaka mana we papa ida narokotse umupira waguye hasi hanze ararokotse bacaragiye bawandika scripti byuza kuvuga uko byagenze mana we igice cya mbere kikaba kirangiye ibitego ni bibiri reba ndabura ukuntu yifashe igitego ni kimwe ubundi ibintu bigende neza cyane ni Mashariki Africa Film Festival reka dutangeho analyse gatoya ninde muntu uzi ko analyse umupira ninde muntu hari abanyemana vayo utwanalize reka turebe umusesenguzi tubwire mu minota 25 uyu mukino ubonye gute murakoze cyane amazina yanjye yitwa Didiwanya Sportifo itanga sport update uyu mukino ukuntu wari umeze rero nkurikije mu kibuga hagati ikipe y'Abastar Boys urabona ko imyitozo ni mike cyane ugereranyije n'abakina urareba ndetse haba no mu izamu naho urabona rwose ko nta kintu kirerewe rwose bakiranye
Akarere ka Ngoma reka turebe badukoreye ikosa penalty niyo ibayemo reka turebe umuntu uri buze kuba yatera ino penalty ubanza penalty niyo igiye kubamo oya penalty iraba reka tuze turebe ikosa ryabaye ariko mwibutsa ko imbwa yamufashe reka tuze turebe umukinnyi cyangwa se ari penalty ikarita y'umuhondo iyo iri buze gutambuka uko byagenda kose yanatanzwe abafana bari kubireba neza cyane muri studio ntabwo turi kureba neza reka turebe mama sava iki ni igikorwa agiye kujyamo igitego n'abakinnyi ba filime batandukanye hano turi kumwe n'uwo bita Clapton Kibonge umubusinessman ufite na resitora afite na resitora yitwa Sikaraisi mana we reka tuze turebe ingoma ashobora kuzabazanira umuceri ariko ntabwo twakwibagirwa ko tuba turi kumwe n'uwo bita Urikano Art ibintu bimeze neza cyane ahangaha ni abakinnyi bavuga ariko bagahita bavuga na bizinesi zabo kubera ko ni abahanga iyo umuvuze na bizinesi y'ivugwa reka turebe arashotse ni kupra yatanzwe abakinnyi ba sinema baratsinze ariko bari hatari turatsinze umusore w'intarumikwa umusore yaguye umupira yikura n'ibiro byose arashota reba uriya waryamye hariya hirya ni Mashariki Africa Film Festival iri kuba ku nshuro ya 11 aho yatangiye uriya ninde uryamye hasi ubu tukaba turi 2025 iri kuba kuri nshuro yazanye agashya kuba Mashariki Africa muri Mashariki abadi aho umukinnyi ashobora igihembo cy'imodoka ese ni uweze kuyitsindira reka tuze turebe ikipe ya sinema ikaba ifite igitego kimwe abacuruzi b'akarere ka Ngoma ni bibiri reka turebe umupira abakinnyi ba sinema nibo bawufite uri kwa Didimani baramuhoza w'umukuru bashyira ku gatuza reka turebe imbere y'ikipe imbere izamu rya sinema wewe urakoze hari n'Inyampinga ari umwe mu bakobwa navuze izina aravuze ati papa iti usibye kuba banyobora nanaguhereza inka nyifite reka turebe arashotse bari kubona n'abakinnyi b'ikipe y'abacuruzi b'akarere ka Nyarugenge y'akarere ka Sorry byose mu turere tugize igihugu cyacu arashotse hanze uriya ninde umupira warangiye aba bantu ngo bafite impano yo gukina ye baba we barabimenya ariko reka mubaze Kagune ubiri nibyo wigishije abana koko nakubwira ngo ugikira abana namwe mundebe ariko se ubundi ndagira ngo mubaze amategeko agitereka ni ureka mubwira muraho neza Kagune twari tuje rero twari tunyuze hano ku rugo rwanyu twebwe twishyukiza umuryango dushinzwe guhosha amakimbirane n'ubu ndetse tunigisha no kubana neza twamagana ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu ngo zacu
kagude uru ni rwo Rwanda rw'ejo uri kubaka none njye simbayeho oya ni mubambirire ni mubambirire reka nanjye mubaza kuki mujyaho mutatuma ni ukubera iki ari kuvuga ngo reka mubwire Kagude reka twigende ariko Kagude sureba kuba wakaje icyo tukubwira twigende twigende ureba ushaka ndashatse nini yewe madamu yewe ni ukwihangana rero urashobora guteza mu tugiye mirimo kuzatanga raporo ku rwego rw'akagari hanyuma gorore ku mwese amashina y'abantu mwese muri murakoze cyane hagiye kurikira iki bariya basitari bakihari bagiye kubishyira imbere ngombwa turakara hadushyire n'ibintu tubibyine amakuru ufite reka itangazo kigomba bw'intare kigo turagushimiye kigororere yavuga cyangwa bivuge kigororambwiye ngo bariya bantu bakinyira bica Mola shaka peace in my mind Vole wahunze ko turi kumwe Always no wahala Kubwari wowe Ngo mpangu hangaikiye we you there to get many songs Urabizi na mutima mubi Ngo wakoze byinshi kubwanjye Ako se nawe sinagusiga Musabira guhora iruhande Aguhori madali buri kantu ugomba kumanajinga uyu mwana ndabikwifuriza madali turube iri no kuri YouTube man iyo ndimbi iri kuri YouTube izo ry'ibanze utanga Cedric Sigo iyo ndimbo se gutaha wapi we nugera mu rugo